hari ibyishimo, hari umunezero. Haleluya, kubera bazabanesheje isi. Amina. Tuzaza muri bendera ry'umwana w'intama w'Imana. Haleluya, uwabambwe ku bwacu. Haleluya, tuzarizamura dushima yuko natwe twanesheje isi. Tuzanesha isi. Ndakwifuriza kunesha isi, ndakwifuriza kunesha Satani, ndakwifuriza kunesha umubiri, kuko ibyo nibyo bintu turwana nabyo. Duhanganye n'isi, duhanganye na Satani. Ikigeretse kw'ibyo gihambaye n'uyu mubiri twambaye. Haleluya, uzi guhangana n'ikintu kikuriho, nuvuga ngo ni ukwirwanya. Amena. Imana izaturinde ko uyu mubiri wacu wazadutsikamira, ahubwo tuzaririmba izabanesheje. Amena. Indirimbo ndayikunda cyane cyane, no kwa mbere nari nayibasabye, nuko sinzi ukuntu byagenze ntiyaririmbwa. Nari nayibasabye rwose, namwe numva iyi ndirimbo tuze kwihimbazamo Imana. Amen. Kuko hari ikintu gihatse ibindi bintu byose tugira, ibyo twacamo, ibyo turimo byose, ariko ikintu kizahebuza ku buzima bw'abizera ni ukuzaririmba indirimbo y'abanesheje. Haleluya. Naho uyu munsi ibintu turimo bifite aho bizasoreza, bifite aho bizagaragara bikamenyekana ngo koko aho ngaho rero n'uwabera tuzishima. Naho ubu ngubu turacyafashe igihe mu ntambara. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ucyambaye umwambaro uwo ntabwo ari Pawulo, iryo jambo ryavuzwe n'umubwiriza ngo uwambaye umwambaro w'urugamba ntakirate nk'uwambuye awukuyemo. Pawulo yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo uhagaze. Haleluya, uhagaze uyu munsi ukaba uhagaze, wirinde cyane kugira ngo utagwa. Imana ishimwe, kuko isi, Satani, uyu mubiri, ibyo ni ibintu duturanye nabyo, turimo. Utarebye neza nawe urwatsinze mwene sesho, nawe rwagutsinda uyu munsi. Niyo mpamvu rero umugaragu w'Imana Pawulo yavuze ijambo ryiza, avuga ngo yewe wowe uhagaze uramenye nawe wirinde. Ntabwo ari byo kwirata, ntabwo ari byo kwiyerekana yuko uhagaze wikomeye cyane w'igitangaza, ahubwo wirinde cyane. Haleluya, kugira ngo utagwa, kubera yuko ibya nyuma nibyo bizahesha agaciro ibya mbere. Imana itugirire neza. Turasoma ijambo riri mu Abaroma igice cya 8 n'umurongo wa 18. Abaroma bafite Bibiliya tuba tubategereje kugira ngo tugendane. Imana irakugiriye neza, ukaba ubasha gusoma, nta kibazo cy'amaso ufite cyangwa n'ibindi bitandukanye, ukaba ushobora gusoma tugira ngo tugendane. Abaroma ibice 8 umurongo wa 18. Kadusome mu izina rya Yesu. Abaroma ibice 8 umurongo wa 18. Ariko no kuri hari abantu burya kubaha Imana ni byiza. Niba uyu mubyeyi uri imbere azi gushaka muri Bibiliya, abafite Bibiliya ye, reba ukuntu angana, abafite Bibiliya ye kandi agasoma, akishakira aho uvuze akasoma. Si uyu munsi mbirebye, kuko hari undi munsi nabwo iyo yicanga ndabikurikira. N'ubu rero umva arashaka kandi agahita amenya aho Abaroma bari kandi agasoma mukagendana. Imana yamugiriye neza, ko hari mu myaka 20-30 umuntu adashobora no kureba muri Bibiliya ngo bikunde, ariko nta rinete yambaye. Imana izaduhe gusaza neza rwose. Amena. Abaroma ibice 8 umurongo wa 18 haranditse ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa.
n'iryo jambo ryonyine n'uwo murongo tugiye guhagararaho kugira ngo dukoreshe igihe cyacu neza. Iki cyumweru numvishe muri njyewe Pawulo ajya kubwira Abaroma iri jambo, abo ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe, hari ibyari bihari mu Baroma icyo gihe. Iyo ukomeje kuri 31 kuri iki gice niho ubona ko arabwira ngo mbese ngo nugutukwa, mbese nugukubitwa, ahubwo mbese nugusonza. Avuga ibintu byinshi cyane bigaragaza yuko icyo gihe cyabo hari ibintu bari bahagazemo, ariko natwe dufite ibindi duhagazemo. Ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishura. Iyo ukomeje hasi harimo amagambo meza ngo ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko wishurirwa k'umwana. Ijambo iki gitondo numvise ryuzuye muri byo tugiye kuganiraho. Mu bintu byose turebesha amaso, hari ibyo turebesha amaso, hari n'ibyo twumva. Amen. Ibyo twumva harimo intambara zitandukanye ziri hirya no hino, izo turazumva kuko ntabwo tuzihagazemo, ariko natwe ahangaha turi hari ibindi duhagazemo. Amen. Kandi umukozi w'Imana Yesu abwira abigishwa be muri Mariko, yarabwiye ngo hari ibimenyetso bizabagaragariza yuko kuza k'umwana w'umuntu kuri bugufi. Arababwira ngo ibyo nimubona muzamenye ko ari ukuramukwa ku itorero. Abazi kuramukwa ni ibimenyetso by'uko umuntu agiye kuruhuka. Ababyeyi ngira ngo turabyumva, abana ubwo bihangane, ariko aravuga ngo ibyo nimubirebesha amaso muzamenye ngo muzumva impuha z'intambara, ngo muzabona intambara, muzabona indwara, hazabaho ibyorezo. Noneho ibyo bintu byose uko birushaho kugenda bidusohoraho, ibyo bintu bigenda bituma abantu batakaza ubumuntu, ndetse n'abakristo ubwabo bakagenda bacika intege mu rugendo kubera izo ntambara zitandukanye babona. Barahura n'uburwayi, barahura n'ibibazo bitari bimwe. Ibyo byose bikagenda bituma abakristo bacogora. Ariko iki gitondo ndagira mubwira ngo ongera wumve kugira neza kw'Imana, wumve yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzabona mu ijuru. Ibibazo urimo uyu munsi wa none ntabwo byagutuma uteshuka ngo uve mu nzira y'agakiza ngo ukagereranye n'ibyiza tuzabona, kuko aka gakiza niko kazaduhesha kuba muri biriya byiza twateguriwe. Haleluya. Nta yindi pasiporo yo kuzajya mu ijuru. Amen. Ntayo. Ntabwo ari uko wahanuye cyane, si uko wabwirije cyane, si uko waririmbye cyane, si uko wagiye mu materaniro. Ibyo bintu byose ni ibidufasha gutunganya urugendo rwacu, ariko ntabwo ari byo biduha agakiza. Amen. Aka gakiza niyo pasiporo yonyine uzatanga ku rurembo rw'ijuru, ugahabwa kwinjira cyangwa ugasubizwa inyuma. Amen. Rero igihe tugezemo, iri jambo navuze ngo isi ya none ikeneye ijambo ry'Imana. Ibihe bya none turimo dukeneye kuba mu ijambo ry'Imana. Iminsi dusohoyemo, kandi akababwire uko ibihe bigenda biza niko turushaho kugenda twinjira mu bihe bikomeye. Tuva muri bimwe tukagira ngo ariko tugenda twinjira mu bihe bikomeye, kuko ibi ni ibyahanuwe, nta kintu tubirenzaho. Amen. Nta kintu tubirenzaho. Ijambo ryose ryavuzwe rigahanurwa n'abahanuzi, Yesu akarivuga, iri jambo rizasohora. Amen. Ariyo mpamvu mu Kristo ukwiye kuba mu ijambo ry'Imana, ukamenya ngo birakwiye. Ese imibabaro mpagazemo none niyo gutuma neshuka ikambuza kuzasingira ubwiza twateguriwe mu ijuru. Ubupfubyi mpagazemo none nubwo gutuma neshuka nkavuga ngo Uwiteka ni iki, bikazambuza kuzicara kuri ya ntebe iburyo bwa Data wa twese.
uzahanurira abandi bagatambuka, wowe ukazasigara kuko utabaye mu ijambo. Amen. Igihe turimo dukeneye ijambo ko ryaguka muri twebwe. Amen. Ijambo ryaguke mu buzima bwawe, ijambo rikunde uribemo, ujye usoma ijambo wumve icyo ijambo rivuga ku minsi n'ibihe. Ubuhanuzi buzaza bukubwira ko bitunganye, birarangiye rwose, akira. Icyumweru cya mbere wapi, icya kabiri wapi, icya gatatu reka da, utangire kugenda usubizaho ikirenge. Ariko nuba mu ijambo uzamenya neza yuko umuntu ahagarara ku munara igihe gikwiriye Imana ikazawumukuraho, kuko wabaye mu ijambo. Ariko iri jambo niritaba muri wowe, turivane mu nyandiko ryinjire mu mitima yacu, turivane mu bitabo kwirirwa turizengurukana, ahubwo rize ritubere ubuzima. Haleluya. Nta kindi kintu gitumye iminsi turimo igenda iducokoza, nta kindi. Kuko ushobora gusanga intambara mwene data arwana ariyo nawe uri kurwana, n'uriya ariyo ari kurwana, ariko wareba uyu ugasanga arayinesheje, uriya iramutsinze. Ni ukubera iki? Uyu yamize ijambo, azi yuko nta mibabaro, azi yuko nta nzara, azi yuko nta gahinda byamutandukanya n'umwami Imana. Nta mibabaro, nta byago, nta makuba, haleluya, byabasha kudutandukanya n'umwami Imana. Kuko ibi bintu byose tukiri mu isi tuzabinyuramo, mbyemeye ntabyemeye, mbishaka nabishaka, nuko isi iremetse. Ubuzima tunyuramo kugeza igihe tuzagera mu ijuru, ibyago tuzabinyuramo, ingorane tuzazinyuramo. Hari umuntu wavuze ngo imisozi tugenda tuyisimburanaho. Haleluya. Imisozi umunsi ku wundi tuyisimburana. Ntubona yuko hari uhagarara yuko Imana yamuhereye igisubizo, hari undi umaze ukwezi ari gusenga ariko atarikoma ibintu nakubwiye byarakunaniye. Undi nawe agahagarara ati ibyo yavuganye nanjye ndayishima ko yabikoze. Ubwo ni bwo bumana bwayo. Haleluya. Undi agahagarara ati ndashima Imana yamaye kubyara neza. Undi agahagarara ati ndayishima ko yandinze nubwo umwana ntabashije kumucyura ariko yarandinze. Ubwo ni bwo bumana bwayo. Haleluya. Haleluya. Rero iyo mibabaro yose n'ibyo bintu byose bitugose bya none ndetse n'ejo tuzanyuramo, ntabwo bikwiye gutuma dutakaza guhagarara mu gakiza uko bikwiriye. Haleluya. Iri jambo impamvu ukwiye kuritunga amasaha ariho arihuta cyane, impamvu ijambo ukwiye kuryubakiraho, ijambo ukaribamo. Haleluya. 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 Hari imfatiro tujya duhagararaho, izo mfatiro zikaba zidakomeye. Zaba zidakomeye twazihagararaho, ejo zasenyuka cyangwa zikanyeganyega, uwahora agatera hejuru, wajya kureba ugasanga yamanutse akajya avuga ngo wapi nta by'Imana. Ariko iyi Imana izahora ari Imana, uhaze n'Imana, ushonje n'Imana, mu bukwanya bakwirukanyemo n'Imana, inzira iri kukuvira n'Imana. Haleluya. Nta kintu kizayibuza kwitwa Imana. Haleluya. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ibyo byose ukuntu tubisimburanaho, bakwirukanye mu nzu, undi Imana yamwubakiye ikitabashwa. Haleluya. Nibwo bumana bwayo. Haleluya. Nta nubwo ari uko wacumuye, ahubwo ni uko isaha yawe itaragera. Amen. Ubu hari abakristo bahora basenga Imana, njye ariko ntamenya nsenga Imana gutyo. Ariko Mana wankoye iki? Ariko Mana koko ubu ni iki nagukoreye? Ariko Mana koko. Ninde wakubwiye ko Imana itwitura ibihwanye n'ibyo dukora? Ariko Mana koko Yobu yari yarakoze ibiki? Yari umukiranutsi,
iyo utagiye yo mu gice cya mbere vango mu gihugu cyose ari umugabo witwa ngo ari umukiranutsi utunganye ngo yubahaga Imana. Haleluya. Yobu yitaga ku barushye, Yobu yamenyaga ingo z'abapfakazi, Yobu bajyaga kwemeza abatenebutse, ariko igihe kiragera ibihe bimusohoraho. Amen. Rero mukajya wumva ariko ko uhagaze mu bihe runaka nakoze iki, ahubwo saba Imana ibwire ngo Mana wabyemeye ko binyuramo, wemeye ko igikombe nk'iki ngiki ngicamo, rero nyambika imbaraga ume guhagarara. Sinshumuza ururimi rwanjye, sinshumuza ubwenge bwanjye, sinshumuza umutima wanjye, kugeza igihe uzanabarira. Haleluya. Niyo mpamvu Yesaya 50 yahanuye aravuga ngo kuko Umwami Imana izanabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma mu maso yanjye hakomera, hakamera nk'urutare. Haleluya. Iyo nayo ifitiye icyizere, nawe ujya ubwira Satani n'isi ubabwire ngo nzi ko Umwami Imana azanabara. Haleluya. Nubwo bimeze gutya, nzi yuko hari ubutabazi ku buzima bwanjye. Haleluya. Yobu yavuze ijambo ryiza avuga ngo ingerageza. Haleluya. Izi nzira nyuramo niri birangerageza nimara. Haleluya. Nimara. Haleluya. Benede dukeneye ijambo rizadutambutsa tugere kure cyane, ariko nitutaba mu ijambo. Ejo yavuze ngo iranabaye none n'inabaye. Urumva dusohoye mu gihe kigoye, abakristo bahagarara mu buhanuzi. Noneho ubuhanuzi busohorera igihe Imana ishakiye. Ubuhanuzi ntabwo bwasora kwa ko Imana washyizeho stress. Imana nta muntu ushyiraho stress. Uzashyira stress ku mwana wawe cyangwa ku nshuti yawe, ariko Imana ntawe uyistressa. Haleluya. Ikwibara ivuga ngo buri kintu cyose nakigeneye igihe cyacyo, kandi ahantu hose Imana igendera ko tuhanyura kugira ngo itwigishe. Amen. Itwigishe, kuko hari ibintu tugiye tubibona mu buryo bworoheje, twajya bimwe na bimwe twajya tujya ngo n'imbaraga zacu zabitugejejeho, ariko ikabyemera. Ku mashuri yawe akomeye ufite ikabyemera neza neza, ukabura n'ubwo wakuburanto ikabyemera, ikabangoreka mwigishe yuko umuntu atabeshwaho na za diplome, ahubwo ko ijambo ryanjye rishobora kumubeshaho. Haleluya. Imana ishimwe. Isi ya none ikeneye ijambo. Ibihe turimo dukeneye ijambo. Ijambo rikamurika, kuko iyo ugeze mu gikombe ukikubita mu ijambo ugasanga batubanjirije, ugahura n'ijambo rikubwira ngo kuko Umwami Imana, ibyo bintu bitatu ugakomera, hahandi wari utangiye kurambarara ugahita wongera ukabyuka. Haleluya. Ndakwifuriza kuba mu ijambo ry'Imana, kuko iri jambo nihuta cyane kugira ngo tubone umwanya wo kuza gukora n'ibindi byose bihari, tujye no mu giterane neza tutirukanka. Buriya ijambo ry'Imana ni ryo ryonyine ryibitsemo imbaraga. Niba utari unabizi ubimenye, ijambo ry'Imana niryo ryibitsemo imbaraga zibasha kuzana impinduka zitakorwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ijambo ry'Imana, haleluya, ryibitsemo imbaraga zibasha kuzana impinduka nta kindi kintu cyazikugezaho. Amafaranga bikanga, ubwenge bikanga, ariko ijambo ry'Imana ryo rikabasha kurema ibitari biriho bikabaho. Ijambo ry'Imana rikabasha gusibanganya ibyo abantu babona bamaze guteraho kashe, Imana ikabamoya. Haleluya. 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 Iki gitondo n'iki cyumweru n'iyi tariki wongerwe mu ijambo, wongere ukomezwe naryo. Satani nagutera nawe umusubize ijambo. Uzi ko Yesu mu minsi 40 mu butayu yatsindishije iki Satani? Yesu ni umwana w'Imana, yashobora guhita akora ibitangaza kugira ngo amwereke yuko amurenze, ariko
gutsindisha ijambo. Haleluya. Iwaje simbuka nuko ndamwereke ndabona ko akomeye Imana. Yesu si Imana, arakomeye, ntabwo afite kunegosiya na Satani. Nawe rero nutagira ijambo riguha gutsinda, ijambo rikwinjiza mu butsinzi, isi ibona yuko byakurangiranye. Haleluya. Ube mu ijambo. Ikintu cya mbere ijambo rigiraho umumaro mu buryo bukomeye. Tubigenda no kugira ngo gucyumwera amasaha aba yiruka, ariko iri jambo numvaga naribwira abantu, kuko abantu baheze mu rungabangabo, abantu baheze mu cyeragati, abantu baribaza iyo bagana, akareba iyo avuye, akibaza aho ari kujya, akareba impande zose, ariko tuzi umutima. Haleluya. Ijambo ry'Imana rizana ihumure. Amen. Nta muntu uragera mu rusengero cyangwa ngo uterane n'abandi bantu, ijambo nirimanuka wumvaga warangiye, wumva urahemutse muri wowe. Wumva yewe na dawe uri mu ijuru utayishobora yanditse, ariko wakwikubita mu nzu y'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana rizana ihumure. Ihumure utahabwa n'umuntu, ihumure utahabwa n'ibintu, ariko ijambo ryamanuka ugahita wumva umutima wawe uratuje, ugahita ubona intambara. Nkunda uyu mudamu uririmba, yaririmbye ngo si uko amarira yashize. Ijambo ryamanuka atari uko amarira avuyeho, kuko ibikuriza n'ibyatuma kuyariranira cyane, ariko ijambo ryamanuka ukumva Imana iguhumurije umutima, ukumva wongeye gukomera, ukumva wongeye kubyuka, kandi wumvaga warambaraye pe. Amen. Ijambo ry'Imana rizana ihumure. Amen. Ikubita mu rusengero bati Yesaya 40 murongo wa mbere, nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, mubabwire ibyururutse imitima. Haleluya. Aha ni ahantu dukwiye guhabwa ibyururutse imitima, dukwiye guhabwa ibituruhura. Twavuye hanze twumva tugiye kwiruka, ariko twagera mu rusengero tugahita twakira ijambo ry'ihumure. Muhumurize abantu banjye. Haleluya. Iko Uwiteka avuga, mubahumurize, mubabwire ko intambara zabo zishize, kandi mubabwire ko ibyaha byabo babihari bakarindwi n'Uwiteka. Ako kanya ugahita wumva imbaraga z'Imana zongeye kuzamuka muri wowe. Haleluya. Izo ni imbaraga ziri mu ijambo. Ijambo rizana ihumure. Ikindi kintu ijambo rimara ku buzima w'uryakiriye, kuko iri jambo bundi ikintu cya mbere bidusaba kuryumva. Amen. Haleluya. Kuryumva, twamara kuryumva tukizera, byaragiza bikarema ibitari biriho muri twebwe. Iryo ni ijambo. Ikindi kintu ijambo rizana, ijambo rijya rizana ibyiringiro. Haleluya. Haleluya. Ijambo rizana ibyiringiro. Turi mu bihe kandi tubisangiye twese, ubisangiye uri mu Rwanda, ubisangiye n'uri Burundi, ubisangiye, tubisangiye ku isi muri rusange. Turi mu bihe bitoroshye, turi mu bihe bitoroshye. Ibi bihe bitoroshye rero none nabwiye ngo bigenda bitunamura. Amen. Bigenda bitunamura, bikagenda bimera nk'ibitukayura. Ikinyarwanda sinzi na bamwe bacyumva. Bikagenda bitukayura, mbega tugatakaza uburyohe bw'ubuzima. Amen. Ariyo mpamvu uzajya kumva ngo hariya ni Nyabugogo ngo yajya azamuka hejuru no hasi gupa, uko nuko ari ibintu byamukayuye. Noneho bisanga nta kintu afite muri we, yakwitegereza, yakwireba, yakwindukira, akavuga ngo kubera iki? Nta mpamvu.
nta mpamvu reka ngende njye kunkunda amahoro kuri iyo etaje ngo tiyari abasajya nuba mwari ibintu byamukayuye uburyohe bw'ubuzima burashira yakwera ukava ngo ariko ubundi kubaho bimaze iki? ariko umukristo ufite ijambo, akaba ufite ijambo ry'Imana, ntabwo ashobora kwiyaka ubuzima kuko azi ko yaje mwiza atari wizanye, azanavamo atari wivanyemo, kandi biri hagati y'uko ageze ku isi n'igihe azayiviramo. Uwamuremye byose bifite mu biganza. Haleluya! Ibyo ni ibyiringiro bigirwa n'umuntu ufite ijambo, ariko umuntu udafite ijambo ahita avuga ngo byose kimwe, n'ubundi ntacyo mpomba, reka ngende niyahure nipfire. Ariko mu by'ukuri aragihombye ndetse gikomeye. Satani amweretse ko akwiye kwirukanka agasiga ibibazo bimugose, ariko ibyo yinjiyemo biruta ibyo asize. Amen. Kuko yinjiye mu mubabaro w'iteka ryose, ko nta muntu wiyahura ushobora kubona ijuru. Iryo ryo ni ihame, kandi nta kwiyahura gutagatifu kubaho. Kwiyaka ubuzima utihaye ni icyaha gikomeye, kimwe n'ubwaka abandi nawe atarubahaye, nawe ni icyaha gikomeye. Rero wowe nawe muba muri bamwe, ariko ijambo rijya rituzanira ibyiringiro. Ariko Yobu byamukomereye mu bice 14 umurongo wa 7 avuga ngo haracyariho ibyiringiro, kandi umugore we ko atari kubwomo bwo kuko yawihindukiye, ubundi we watutse iyo manuka nipfira. Mva umugore utarufite ijambo muri we, watutse iyo mana ubundi ugapfura abona ubayeho kubera iki? Ariko ntabwo tubayeho kubera ko abana bacu bariho bapfuye, turiho kubera Imana. Haleluya! Oya, ibintu bidushizeho turiho kubera Imana, ntabwo turiho kubera ibintu. Kandi twaje mu isi Imana ifitemo misiyo, igihe gikwiriye n'izaducura mu Mana bwayo. Haleluya! Ariko ntabwo ariko dufata decision yo kwivana muri ubu buzima. Rero umuntu udafite ijambo nta byiringiro yagira. Igisubizo nyine ni ukwiyahura, yishyire mu mugozi, ajye kwijugunya, aturuke hejuru y'inzu ndende no hasi, batora ubumye, abandi bisuke mu mamodoka, imodoka imukubite, arimbuke. Ubugingo buhoraho ntabwo abonye, kandi n'ibyo bibazo yahungaga ngo arahunga ubukene, ubukene ntacyo butwaye. Amena. Haleluya! Hano umuntu yakeneye umusesho bikagenda neza. Ubukene se kugira ngo ubukene butwaye iki? Hariya bidahinduka. Umuntu wese ukiriho ugihumeka, nta kintu Imana idashobora gukora ku buzima bwawe. Ugifite ubuzima ibintu byose birashoboka. Haleluya! Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo kurira kwararira umuntu, ariko bwacya impundu zikavuga. Birashoboka yuko amateka yahinduka. Ntabwo amagazemo uyu munsi akwiye kunesha ibyiringiro by'ejo. Ijambo riba ibyiringiro by'uyu munsi, rikaba n'ibyiringiro by'ahazaza. Izo ni imbaraga ziri mu ijambo gusa. Umuntu udafite ijambo rero rwose bambwiye ngo ariyahuye, nta gitangaza ndava mu rundi ko nta kindi afite cyo kumukomeza no kumurengera se, yabonye birangiye. Ariko ku bantu bafite ijambo, nshuti z'umusaraba, reke tugundire iri jambo. Haleluya! Iri jambo urikomeze muri wowe, rive kurisoma mu nzandiko, rize ryinjire mu mutima. Ikintu cyose uhuye nacyo ujye ugira ijambo ritambukanamo. Ikintu cyose uhagazemo, yewe impaka n'iziba nyinshi, ugira ijambo uhagararamo, uvuga uko biri kose icyatangiye kijya kigira n'iherezo. Uvuga uko biri kose nzi ko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara ku bicu. Haleluya! Haleluya! Uvuga uko byamera kose, mfite Imana indengera, mfite Imana izansindishiriza, mfite Imana mu gihe gikwiriye izamagarika hakwiriye. Haleluya! Izo ni imbaraga ziri mu ijambo. Ariko ibindi byose, amafaranga wayagira impaka zaba nyinshi ukiyahura. Umugore yaguta ukiyahura, ubwo birarangiye. Ariko ntabwo ubuzima burangirira ku mugore. Umugabo yaguta neza ugasanga umuntu
ntabwo ubuzima burangiriye ku mugabo. Abana bakunanira uti n'ubundi ubuzima ntacyo bumaze, ubuzima burakomeza. Haleluya. Byose ariko tubishobozwa n'iki? Nuko duhagarara mu ijambo. Nutaba mu ijambo biroroshye ko nawe ibyo abandi bose bakora batamenye Imana nawe uzabikora. Igiteye agahinda kikababaza, ukabikora byitwa ngo yasengeraga ahangaha. Barabwirije kenshi, barahagaze bakavuga ukuntu Yobu yahuye n'ibigeragezo, baravuze barazaro akemanika mu mugozi ngo yasengeraga kwa Mana warakoze ngo nagahinda. Urumva ko gahinda kuri umuntu ari umuntu uretse tukavuga ngo abantu batizera Imana ngo buri muntu afite ibintu yizera, ariko abizera Kristo akaba ariko twivugira hari ibintu tudakwiye kugaragaramo. Hari ibintu mu Kristo wamenye Yesu akamwatura nk'umwami n'umukiza we, akamwizera yewe akaba anamukora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari ibintu adakwiye kugaragaramo. Naho muri ibyo yavuze ngo reka ngo tubaho nk'abandi bose, ibibageraho natwe bitugeraho. Haleluya. Ariko twebwe ikintu tubarusha, tukabarusha ko dufite ijambo. Haleluya. Bibageraho, indwara zitugeraho uko zibageraho. Aravuga ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti nuko cyatemwa. Akumva ayo magambo kandi ni ukuri mu bintu duhura nabyo. Uyu mugabo nta muntu ndabona wageze aho yageze. Uyu mugabo yahuye n'ibintu kandi ijuru rimuhamiriza. Ijuru rimuhamiriza. Imana yambwira turiya n'uwanjye. Ari Imana na Satani. Satani ati yabuzwa n'iki? Imana ati ngaho bikoreho. Kandi koko Yobu kugeza ku gice cya 41 aho Imana yamunamuraga. Haleluya. Igategeka ba Berodadi abamugishije impaka bamushinja ibinyoma, Imana ikabona umugende mumwikubita imbere kuko yari umukiranutsi wanjye. Yobu ngo ntabwo yigeze yitakana Imana ye. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana gifite imbaraga zibasha guhindura zitari mu bindi bintu byose. Haleluya. Rero ijambo rye rizana ihumure naribabwiye, ugahumurika ugahumurizwa, atari no kuvuga ngo ibyo wari uhagazemo birarangiye, ariko kuko umwami Imana izantabara, ukamenya ngo byashoboka ko ejo izantabara, byashoboka ko ukwezi gukurikira izantabara, byashoboka ko mu mwaka uzaza izantabara, kandi koko mwagira ibihamya mpagararaho. Haleluya. Niba hano haruhagaragara ngo ndashima Imana, nari maze igihe nyitegereje, none uyu munsi ndashima ko nayibonye. Nanjye bitavuga ngo yego, nanjye mu gihe gikwiriye nzahagarara vuga imbaraga no gukomera by'Imana. Urumva imbaraga zizanwa n'ijambo, ariko ibindi bintu byose byakweretse ko bidashoboka. Ubundi muri iyi si ijambo rikomeye ribamo. Nusanga inshuti idasenga izabikubwira, nusanga umubyeyi wawe cyangwa umuvandimwe umva azavuga ati ibyo byo ntibishoboka. Aho ni mu isi, ariko imbere y'Imana tuzi yuko nta kidashobokera uwizeye. Haleluya. Avuga ati yewe ntabwo ibyo bintu bishoboka. Iyo ndwara se wayikizwa n'iki? Ariko tuzi yuko Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo abantu bibwira n'ibyo batekereza kubw'imbaraga n'ubushobozi byayo. Haleluya. Imana itugirire neza. Irindi jambo rikomeye rijya riza ku muntu wizeye, kuko ibintu byose tuvuga bishobokera umuntu wizeye, bishobokera uwizeye pe. Tugiye tubwizanye kuri muri uru rugendo, icyo uzizera uzakibamo, icyo utazizera ntacyo uzabona. Amen. Hari ijambo riri mu Batesalonike, muze kurisoma. Batesalonike ba mbere igice cya 4. Ni amagambo Pawulo rero ababwira, yavugaga ku bigendanye n'urupfu, ariko amanuka hasi ku murongo wa 16 arababwira. Pawulo niwe wajyanditse abwira Abatesalonike, arababwira ngo mumaranishe imibabaro kubwirana aya magambo. Haleluya.
mumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo yuko imibabaro y'iki gihe uhagazemo none, yuko ingorane uhagazemo uyu munsi, yuko akaga uhagazemo none kadakwiye kugereranywa n'ubwiza uzabona. Haleluya. Twabona turimo ngo tuzaririmba indirimbo. Iyi ndirimbo n'umuntu uzayiririmba ni uwafashe iri jambo akarishyira mu mutima we, akamenya ko imibabaro ari gucamo idakwiye kugereranywa n'ubwiza azabona mu ijuru. Uwo muntu nagira iryo jambo muri we azabasha kuririmba indirimbo, azabasha kuzamura ibendera ry'umwana w'intama wanesheje. Haleluya. Iryo humure duhabwa, ibyo byiringiro duhabwa ntabwo dupfa kubibona, hari aho biva ko twizeye. N'uba ufite amagambo meza, haleluya, n'uba ufite amagambo meza yururutse umutima, n'uba ufite amagambo meza ahoza abarira, n'uba ufite amagambo meza asubizamo intege abatendebutse. Haleluya. Yesu yavuze ijambo ryiza avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Haleluya. Haleluya. Ibyo bintu byose iyo tubyegeranije mu bihe byose twaba duhagazemo bijya bidutera gukomera, twarangiza tugakomeza tukabyinjira nabo turi batanu. Utakaje ijambo muri we agakata ryajya gushaka igisubizo iriya, ugumanye ijambo muri we akavamo n'ubwo yanyica nzapfa nyiyiringira. Haleluya. Umukristo nyakuri akwiye kugera kuri urwego rwo kuvuga ngo n'ubwo yanyica. Haleluya. Kwa cya gihe cya Daniyeli na bagenzi be witanura bararirebaga, bari baryegeje karindwi barireba, bavuga ati mupfukame birabatwara icyo ariko mubeho. Bati rero iyi Mana ibasha kudukiza amaboko yawe Mwami, ariko nawe itadukiza ntabwo twubarira iki gishushanyo twaramenye ko Imana ariyo guhabwa icyubahiro. Ntabwo turi kubarira igishushanyo cyawe cyaremwe ngo umuntu wese akiramye akivuga ngo urakabaho nawe uduha ubuzima. Baravuga bati nawe itadukiza, hoya nta kabuza tuzemera dupfe, itanura turarireba. Nshuti y'umusaraba, amatanura arahari. Ni ukuri nta nubwo ari uko twirengagije yuko ryegejwe karindwi, ariko reka mubwire wowe gumana ibyiringiro, ibisigaye Imana izabyikorera. Gumana ijambo ry'Imana muri wowe, ugende uhamye iby'ibyiringiro byawe, ugende ukunda kuba umvira iri jambo ryo mubwire, kugira ngo iyi si ya none ubashe kwitambukamo. Iyi ikeneye ijambo ry'Imana, iyi si kugira ngo ubashe kwitambukamo biragusaba kugira mwizerwa, biragusaba kugira byiringiro. Haleluya. Nawe kugira bwenge bw'isi ugahorana mwishakira ndamu na bwibone, akaba aribo baba abagenzi mugendana, ndakurahiye. Amen. Gira byiringiro mubyeyi, gira byiringiro mugendana. Nutagira byiringiro amwize ni ukuri ari ukubwira ati ndakurahiye ibyo wazabivamo, ibyo wazabivamo. Umwishakira ndamuwe nta bintu birebire, nta bintu birebire. Tuvuga ati gutya ibyarinda, ahita avuga ati wowe kamwe ikitarinda ntabwo yakibamo. Ntategereza Imana, ntayihanganira igicuku, atabatereka sha ibyo barukora bakazajya bababeshya, ibyo nta muntu wabivamo. Ariko reka mbabwire ibi bintu tubihagararamo kandi bigakora. Nishakiriramo icyo adafitemo inyungu ntabwo yakibamo, zifatika kandi zigaragara. Ni amaco y'inda mu yandi magambo. Amen. Haleluya. Haleluya. Ibyo avuga ni amaco y'inda, ibyo ahanura ni amaco y'inda, ibyo abwirira ni amaco y'inda, mu yandi magambo ibyo arimo ni amaco y'inda. Teki. Ariko hari igihe bizasohoka. Gendana na byiringiro, gendana na mwizerwa. Yewe Mukristo, kugira ngo iyi si ya none iri jambo turi kuvuga rigira umumaro, rizakugira umumaro
kubera ko ufite hariya umuntu ugusunika avuga ati komeza ihangane biracyashoboka, mu ijuru hari Imana nubwo bikomeye ariko Imana yambukije Abisirayeli nawe izakurengera, nubwo bikomeye iyamenyeye ariko ikarituka hasi nawe ibyo byawe uzabinesha, biragusaba kugira byiringiro na mwizerwa. Amen, haleluya. Naho nuhura n'abamwishakira ndamu n'ababwenge bw'isi, azamubwira ati rero wabuze no gusinzira, mfite akaveruje ngwino ukanywe wisinzirire umva igisubizo. Cyangwa sinzi ndikunda gusinziriza neza, ati inywa akangaka urahita usinzira neza, ariko ibyo byose ni iby'akanya gato. Ariko umuntu wizeye Imana tugira ibyiringiro tugahumurizwa nuko Umwami Imana azaturengera, tugahumurizwa nuko Uwiteka avuga ngo muhumurize abantu banjye, mubahumurize mubabwire ibyururutse imitima. Haleluya. Abantu bararushye, abantu barananiwe, ariko bakeneye ijambo ryururutse umutima, bakeneye ijambo ryongera kubakomeza. Bene data mureke dukomere mu Mana, tuzabona ibiruta cyane ibyo tuzi. Mu Mana tuzagera kure cyane harutaho abantu batubonera. Mu Mana impaka zizarangira, mu Mana ibidashoboka bizashoboka. Gumana ijambo ry'Imana niho habitse ubutsinzi bw'ibyawe. Gumana ijambo ry'Imana niho habitse imbaraga ziza zigahindura ibihe. Guma mu ijambo ry'Imana imisozi izahinduka ibibaya. Guma mu ijambo ry'Imana impaka zizarangira. Uwiteka barebe neza, Uwiteka bahe umugisha. Amahoro y'Imana, guhumurizwa n'Imana no gukomezwa nayo, Umwuka wera yerekeza ijambo rye mu izina rya Yesu. Amen.